Ariko ibihumbi 350 nawe ni menshi urimo urakabye. Nta yandi yayiguramo ari munsi yawe. Aho gurama 500. Nukomeza umuramo mwuko ukomeza none byinshi. Kandi surashaka ndiye. Urashaka ndiye. Kandi iki ndashaka ndiye. Nta kibazo reka ngwa amafaranga ugende. Akora shyira 3 nta kibazo ndaguhaye ushaka. Hari n'imodoka yanzanye nyine urayishyura. Shyira ku murongo ibintu byose ukeneye kugira ngo ibyanjye nawe birangire. Utazarinda niyo usenyera. Madamu wanje nyine umva nyine nazarinda ubwo musenyera rero. Kubyumva neza. Cyanza bivuge uteze n'abantu barabizi kuko mene. Karibu. Ninde ukuyoboye hano se kandi? Ndayoboye. Ibintu byose ndi kubona bihakanye nta no kunsubiza. Ndamusubiza bikisi. Bimeze bite se ko waraka? Meze neza. Meze neza? Meze neza ni gusa meze neza. Ubona atari neza. Aha ni neza mama ho. None se ninde ukuyoboye hano bigenze? Ndahiyoboye. Bigenze gute nyine? Sauri siko twahuriye n'ubundi kwiyobora ha rusika natetse. Gira iki kugenza? Neza. Neza. Nawe nawe ni neza. Ntago ari neza. Nyine nibyo nakubaza ukambwira ko umeze neza. Nuko wabibonye rero. Bigenze bite kuba madamu yagenda nawe ugahituza? Mwana inshuti yawe kuba yambwiye aho yagiye ndavuga ati ambwira kandi ko wiwe hano kandi wowe ndahazi. Hanyuma nari nashaka kureba nyine. Bagendwa nyine mbwira iki kugenda. Nawe urakizi ntabwo ari ngombwa ko yibuka. None nimba nkiza ubwo kuki uje kundeba nyine nimba nkiza. Nje kukureba ko nawe. Hanyuma nyine mbwira bigende mbwira. Nawe urabizi kigoro bimbaza. Uko mbizi ubwo nyine tubireke. Ese nitwahuye ntubizi? Ne twarahuye niba twarahuye. Bitekerezaho rero ikinze. Ntabwo ushaka kukivuga nibanga reka. None. Reka nako kurakarira ko ndagukunda. Byiza kuba unkunda. Ariko urabizi ko nubatse. Se kubaka abantu bubatse si benshi. Muri abo benshi urimo se. Nanjye ngomba kujyamo. Ariko nimba utarajyamo ntibaraba benshi. None se uje kudusura bimeze bite mbwira? Siko numva bikomeje cyangwa numva uri kwigira nkaho ntabwo bize. Ntabyo nzi. Kubera tutabizi. Nyine mbwira nibi. Aho twahuriye ruhibuka. None. Igisi kinini kumbaza iki kandi ubizi. Nta kiganiro nyine kuri bugirane ibyo ndabizi nyine. Yo wambara agacirisi y'umuko. Oya narengeye. Mu kazi. Kandi kugusura. Ntabwo wari wanteguye. Nyine bimeze bite? Bimeze neza kuko nakubonye ndumva none nduhutse ndi gutangira kwishima. Mpamvu naje narakaye. Kuko nari nakubuze mbaga gushaka. Urambonye noneho birakemutse. Ndishimye nyine. None se umva nkubwire rero. Sibyo? Urabizi duhuranye nawe. Baravuze ngo ibi bintu birangirira hangaha. Urakumva? Birangirira hangaha. Gute? Ibintu rero ukikurura mu rugo rwanjye simbizi. Acyahikurura cyane rwose. None mbona uko agiye naguri kumara kacyagiye warambona. Nakubonaga ari wowe ubiteye. Ese uvuye ko mfite umudamu? Nangere mbiteye. Uvuye ko mfite umudamu? Nangere mbiteye none naho hari. Amakuru waje uyafite neza. Nyafite ikaturi inshuti. Akubwiza iki? Umva icyabaye jye nawe. Nta kururukuru yanjye nawe bishaka. Urabizi ko byabaye. Ntabwo kurarushye. Hanyuma. Urashaka mu rwego nyine. Tugere. Aho twagiye cya gihe.
umva nyine ngo basi tuve muri bage mbwira ndi kuko maze njyewe batwite waje gushaka umugabo se kuki mutadutumye akaba nawe waba ubana nawe utuvuge ko tutaziranye ku buryo wari kujya gukora ubukwe ukarinda utwita ntabizi kandi uvuze ko umugore wanjye ari inshuti yawe nanjye turaziranye kuki utadutumye urabona tutari kugutwereka wari umupanga ubukwe yaha nyine cyagiye duhura mbwira nyine cyagiye duhura ndabizi singiye ukaze sejo bundi asunda kugirira isoni ziki cyagiye duhura rero nyine nawe byahuyemo n'ibyo uravuga ko cyagiye se duhura na guteye rero ntabwo ndumva nta n'icyo byaba bitwaye tabaye ibyara ukazana umwana tukanamurera ntacyo hari ikibazo se gihari wandika ko wanenda aho yari kuburyo genda nawe nayibyara none imyaka mfite ntabwo uri mu ruhango ukeneye hanyuma urashaka igende kuki wemeye kuyitwara se uziko utazayibyara ese ye nari mbizi nawe waramfatiranye cyagiye ubyibuke inyuma ubimenye naragufatiranye cyane we wabiteye waramfatiranye guteranye ese iyo mbitera nawe wari kumbwira okay hari nuko n'igihe mba ndagufatiranye mba nguteye uragira ngo dukore inyuma yawe ese wayikuramo ufite se umusaza w'umuganga wabigufasha ariko rwose uwuhe hari uzi oya none zo umwe hari unigeze nkubwira kumbwira ngo urashaka kuyikuramo agiye nshaka ugende kuyikuramo noneho rero siko nakugizeho umwana mwiza ukagira ngo nshaka kuyikuramo uyagenda uyikuremo ese ubundi ndakuburira njyara uko uyikure nshaka amafaranga yo gukuramo intumwa urashaka angahe rero ibihumbi 300 ubwo ukumva yava urarusenya rero ntabwo cyakora reka nkubwire urarusenya ndabivuga reka tworoshye ibintu ndajya no kukureka reka tworoshye ibintu ayo niyo nshaka urabizi neza ko igihe wayiguteye sinasika none ninde wowe nimba ushaka kuyikuramo ndajya kukureka ufite angahe ngo mwongerere nayo ufite hayi umunyeshuri mwani se yagira amafaranga ntabwo wambwiraga ko utiga tonda ubone rero uraje ubone ese wiga muri he shuri ubundi birakureba wiga ahagana he urambeshya kugira ngo ibyo bintu mbyemere nakujyana nkajya kugupimisha tugende cyangwa hamagara umuganga akaza nanjye ntabwo bafite ariko nakubwiye tugende baguteye ryari ubwo ngo wowe se nano kubyibuka n'amagambo yose twavuganaga kuri telefone ndayatema kuri kode none urashaka amafaranga yo kuyikuramo 300 ntabwo urashyira 3,500 kuko nzaba ndigura iki none se ayo mafaranga uramutse uyabonye tuvuga ko ayo mafaranga nyaguhaye nyine ukayabona ukagenda ukayikuramo bikarangira ibyanjye nawe byaba birangiye cyane byaba birangiye ariko turamaze tugire gute rero urumva ufite ibice uje ugezwa n'ibintu bingana rero ndabivuga abibwira nde nese ubundi gihamya yanyemeza ko twite atari imitwe iri mu ntekane sana test burebe sindakubwiza icyo ubundi imbere nakwihangana no kumaramo n'umwuka kandi ubwo twite ariko 350 nawe ni menshi urimo urakabye nta yandi yayikuramo ari munsi yawe ahubwo urama 500 nukomeza umaramo umwuka ukomeza none byinshi kandi se urashaka ndiye nta kibazo reka nguhe amafaranga ugende akora shyira 3,500 nta kibazo ndaguhaye ushaka hari n'imodoka yanzanye nyine urayishyura shyira ku murongo ibintu byose ukeneye kugira ngo ibyanjye nawe birangiye utazarinda niyo usenyera madamu wanjye nyine umva nyine nazarinda ubwo ngusenyera rero uri kubyumva neza cyangwa nzabivuge uteze n'abantu barabizi kuko menye shaka 300 nako 3,500 nyamuyeho twumva nayo atazamfasha wowe nakubwiye shyira ibintu byose kuri gahunda ukeneye iki nkiguhe uva ugende ibyanjye nawe birangiye umva nyine reka mubwire ibyo birangire si iki
nanjye turabanza tujye kubikora. hanyuma niyo mpamvu nakubwiye ngo vuga buri kimwe cyose ukeneye tugenda tubikorere mbere amafaranga angahe koresha umva madamu wanjye nk'ubu ashobora guhita yesu we uri kumva mbere ibintu byose ukeneye mbigukorere kandi vuba kiragiye nagaruka wivugishaga wambwiraga ati niyo yagenda ikindi kina none se kiragiye ko wambwiraga ko uri mukuru ukambwiye ko ntamwe utujuje imyaka yo gukure kandi unatwite kiragiye se wari utwite yego ko mwami Imana tugenda gira vuba tugenda ngwino witse wigiraga